cryptocurrencies ndetse n'ibijyanye na forex trading, kandi mu gihe tubimazemo uko tugenda tugira consistency muri uyu murimo, bamwe biradutunze, abandi bibatungiye imiryango, abandi hari byinshi bibakemurira muri ubu buzima mu buryo bwo kwiteza imbere no kwibeshaho, kandi mu buryo bwiza umuntu atanduranyije bigakunda, kuko byose bijyana na focus and consistency. Ni ukuvuga rero amakuru nagira ngo mbagezeho ubu ngubu, hari abantu bakunda news, bavuga bati ariko se ni gute nanjye na tradinga news cyangwa se amakuru. Ni ukuvuga ngo hari utuntu nagira ngo mberekeho, hari abasanzwe babikoresha wenda, ariko hari ndabizi ko hari n'abandi bari bubone yuko ari iby'umumaro kuri bo, kubera yuko buriya information yose itambutse iba ifite uwo iri bugirire akamaro. Ni ukuvuga ngo mbaye nk'utangira kuri iyi website ya investing.com, nkayijyaho, reka nyigereho tugire ibyo tureberaho. Ubu irimo irafunguka, abantu tujye tugira na patience, kwihangana kugira ngo umuntu arebe information nk'izi ngizi, cyane cyane ndabizi ko hari abantu bashyashya bazareba ino video kandi ikababera iy'umumaro mu by'ukuri. Hari igihe cyashize twajyaga dukora video ngaragara, ndetse hari n'igihe cyabanje cya mbere twagaragaraga turi babiri, ariko cy'ingenzi ubu ngubu ntekereza yuko ari uko abantu babona amakuru kandi akagira icyo abafasha, kurusha wenda ibyo kuvuga ngo kuba umuntu yagaragaza isura ye kuri channel. Ubwo niba ngombwa ko nabyo twongera kubikora, nabwo tuzabikora nta kibazo. Ubwo rero tugeze kuri iyi website ya investing.com, tugakanda hano kuri economic calendar, reka nari nkanzeho, reka connection ibanze turune bize neza, ngire ikintu mbereka gatoya. Ni ukuvuga ngo twigiye hasi gatoya, ni ukuvuga ngo hano baratwereka uyu munsi uko byifashe. Ni ukuvuga ngo nkanze hano kuri filter, noneho nka selectinga ibihugu, nkakanda hano kuri select all, narangiza nkamanuka hepfo, nka selectinga importance. Hano hagaragaza importance, ngo murahabona, uvuga ngo hari akanyenyeri kamwe, utunyenyeri tubiri, utunyenyeri dutatu, ariko hari utunyenyeri dutatu niho haba hari amakuru afite high impact, cyangwa se ashobora kuzana impinduka zidasanzwe mu isoko, kuri currency runaka, yaba ari kuri GBP amapound, yaba ari kuri euro amayero nyine, yaba ari kuri USD amadolari. Izo nizo cyane cyane zikunze kubonekaho news zikagira impact mu buryo bufatika, ndetse na manya Australia Audi, ndetse na CAD amanya Canada. Ubwo rero ni ukuvuga ngo hano ndamutse nkanze kuri apply, reka nkandeho, ndamutse nkanze hano kuri apply, ni ukuvuga ngo icyo gihe ndeba turutse hano hejuru, ngira ngo biragaragara ku wa kabiri tariki 21 z'ukwa 11 2023, bakatwereka currency ko zigiye zitandukanye, donc bakatwereka n'amakuru. Ubu turimo kuba base cyangwa se kwibanda ku kijyanye na fundamental analysis. Ni ukuvuga ngo ahari akanyenyeri kamwe, ni ukuvuga ngo ayo makuru mu isoko impact iba ari ntoya, hari utunyenyeri tubiri, impact cyangwa se ingaruka ayo makuru ashobora kugira kuri iyo currency iba ari medium, ibiri hagati na hagati mbese. Noneho aho tubona utunyenyeri dutatu, ari two utunyenyeri dutatu, no kuvuga wenda reka mbaye nk'urugero aho twabona utunyenyeri dutatu kugira ngo mubirebe neza. Mo ndagenda scrolling amanura, urugero nk'aha hari utunyenyeri dutatu ku madolari saa 11, donc amakuru avuga ku bijyanye na existing home sales. Aya makuru rero afite high impact, high volatility expected, ngibyo byiyanditseho. Ni ukuvuga ngo bene aya makuru rero kuri iyi currency muri ayo masaha mu isoko, impinduka ziba ziri ari nini mu buryo bukomeye, ku buryo
umuntu atabyitondeye bishobora kumuhombya, ariko ku wabyitondera kandi wenda azi no gucuruza mu bihe by'amakuru nawe byamugirira umumaro, kuko aya makuru ashobora gutuma isoko rizamuka cyane byihuse kandi mu gahe gatoya kuri aya masaha, cyangwa se agatuma isoko rimanuka mu buryo bukomeye, cyane cyane kuri pairs zirimo amadolari by'umwihariko, zirimo iyi currency y'amadolari, yaba tuyireba yaba aya madolari yaba ari base currency cyangwa se naho yaba ari code currency, hose impact iraba mu buryo bw'ubuzamuke cyangwa se bw'ubumanuke. Ngira ngo hari aha ndetse hari n'aha, ngira ngo murabibona. Ubwo rero iyo nshaka kureba izi ngizi donc aha ngaha hari amakuru afite high volatility, ariho nshaka kwibanda cyane, ubwo icyo gihe nasubira hariya hejuru, mwihangane mukurikire gatoya, nasubira hariya hejuru nkakanda kuri filters, nkakanda hano kuri filters. Ni ukuvuga ngo hano ku bihugu naho ntabwo ari ngombwa ko waselectinga byose, ushobora guselectinga ibyo ushaka, kubera ko n'ubundi pairs ducuruza zirimo zikubiyemo amakarensi y'ibihugu bikomeye ku isi. Ibyo bihugu tuba tuvuga hari urumva hari akoreshwa cyane, hari amadolari yo muri Amerika, hari amayero yo muri Europe nyine, hari amapawundi yo muri mu Bwongereza, hakaba CAD yo muri Canada, hakaba AUD yo muri Australia, hakaba GPY yo muri Japan. Urebye ayo ngayo niyo asa nk'agaruka cyane, hakaba amaswisi nayo aragaruka. Ni ukuvuga ngo rero pairs zo ni nyinshi, abantu bamaze cyane cyane bafite focus kuri uyu murimo barabizi. Ni ukuvuga ngo iyo manutse hepfo gatoya rero mbona importance hano kuri importance. Ni ukuvuga ngo hari aha hariho agasitari kamwe tubiri, ubwo ni low impact, aya ni amakuru yagira medium impact, ndetse aya ni amakuru yagira high volatility cyangwa se high impact mu isoko muri rusange. So ni ukuvuga ngo nshobora kuza selectinga hariya hahera gusa. Ibi byose ni ibishobora gusunika isoko mu cyerekezo runaka, bijyanye na employment, na credit balance, economic activity, central banks, bonds, inflation and confidence index. Ibi twarabyize, numva hari igitabo twabyizemo abo twiganye. Ibi biri mu bintu by'ibanze umuntu agomba kumenya ese isoko bande barisunika, cyangwa se rijya mu cyerekezo runaka bitewe n'iryari gute. So maze gukanda hano, nkakanda kuri ndekeyeho hano, nkakanda kuri apply, nkakanda kuri apply. Icyo gihe baranyereka noneho pairs zifite amakuru ari very sensitive. Ngira ngo hano biragaragara. Ni ukuvuga ngo hari aya makuru atubwira ku bijyanye na existing home sales, akaba n'aya ngaya, ndetse n'aya mu masaha 3 z'ijoro. So rero aya niyo makuru ari très pertinent, donc ashobora kuzana impinduka zikomeye mu gihe gitoya byihuse. kandi aho ni ku wa kabiri uyu munsi, ariko turebye n'ejo ku wa gatatu, twimukiye n'ejo ku wa gatatu tukareba, nabwo batwereka pairs zifite amakuru ari sensitive. Ni ukuvuga ngo iyo nkanze hano baranyereka ngo high volatility expected kuri GBP, ubwo ni amapawundi. Ni ukuvuga ngo amakuru azaba hari n'ajyanye na autumn forecast statement, ndetse hari n'amakuru ku madolari avuga ku bijyanye na durable goods orders. Hari n'aya ngaya avuga ku bijyanye saa 9:30 amakuru ku madolari, nanone kuri currency y'amadolari, avuga ku bijyanye na initial jobless claims. Ni ukuvuga ngo ku bijyanye na initial jobless claims batubwira yuko report, imibare iramutse isohotse ari mitoya ugereranyije n'iyo bari bateganyije, byaba ari byo byiza kuri iyo currency, byatuma izamuka. Yes, wenda reka njye kuri Forex Factory icyo kintu nkibasobanurireho neza. Ni ukuvuga ngo ku itariki 22
reka turebe aho batubwira ibijyanye na unemployment claims, hanyuma dufungure envelope, fungure. Hano baradusobanurira ngo donc Department of Labor baradusobanurira neza ngo the number of individuals who filed for unemployment insurance for the first time during the past week. Noneho bakatubwira neza mu isoko bigenda biti, ese aya makuru azana impinduka ati? Baratubwira ngo actual less than forecast is good for currency. Ni ukuvuga ngo umubare waboneka w'abantu muri Amerika bari filed for unemployment insurance. Ni ukuvuga ngo urugero wenda ku itariki 16 z'ukwa 11 urabona yuko nkaha bari bateganyije yuko abo bantu bazabona iyo insurance bazaba 221, barangije baba 231. Ibyo bishatse gusobanura ngo ibi byatumye ku itariki 16 ku masaha ubwo bari bavuze, ibyo byatumye mu by'ukuri idolari irigwa, kubera yuko umubare wabonetse wabaye munini kurusha uwari utegerejwe. Ko hano baradusobanurira ngo actual less than forecast is good for currency. Umubare uri butangazwe ubaye mutoya kuwo bateganyije nibyo byaba ari byiza kuri iyo currency. Specifically ubwo hano turavuga ku madolari. Ibyo ni ukuvuga ngo kuba abantu babona insurance bari unemployed, umubare uramutse ubaye mutoya byatuma idolari rizamuka. So ubwo rero ejo aya makuru umubare uzasohoka bazashyira hano uri actual, bazashyira ahangaha mu by'ukuri iyo amasaha yegereje haburaho gato, hari ubwo bahita ya gutyo ukabona, cyane cyane iyo urebeye kuri investing.com hari ubwo urebe ugasanga uwo mubare bahise bawushyizeho haburaho nk'utunota duke. So ubonye rero ukabona uwo mubare uri munsi y'uyu, ni ukuvuga ngo idolari ryahita rizamuka mu gaciro karyo. Bishatse kuvuga ngo aho idolari ryaba ari base currency muri iyo pair, icyo gihe iryo soko ryahita rizamuka ako kanya. Noneho aho iri quote currency, iryo soko ryahita kuri iyo pair, iryo soko ryahita rimanuka ako kanya muri iyo saha ya 9:30. Ndumva noneho birimo kugerageza aho ngaho gusobanuka. So ubwo aho ngaho ni ku itariki 22 z'ukwa 11 2023, ayo makuru ndimo ndabasobanurira ukuntu bizagenda mu by'ukuri. Ubwo ni urugero mfatiyeho kugira ngo wumve bihita bigenda biteye amakuru abayeho, mbese hahinduka iki, bigenda bite. Ibyo byose ndumva aha ngaha abantu bafashe ishusho y'uko bigenda. Noneho rero hari abantu bifuje batari koze Serge, nta strategy yaba ihari ku muntu ushaka gukoresha usanzwe tradinga ariko yamufasha mu by'ukuri kwanaliza isoko, noneho we akajya agendera ku donc akurikiza iyo strategy ku buryo imufasha kwinjira mu isoko kandi akaba yabona umusaruro. So strategy rero ngiyi hano ni kuri gold, imwe muri commodities, gold kuri USD madolari. Urabona ni ukuvuga ngo iyi strategy ukuntu imeze muri iyi zone, ni zone dukoreramo buy yo hasi ahangaha, cyane cyane iyo isoko rije rigakora kuri iyi mirongo ihera hasi ahangaha y'umuhondo, noneho rikagaragaza ko rigize tendance y'ubuhindukire, kubera yuko kuri no strategy n'ubundi badushyiraho aka kantu katubwira ngo hari buying opportunity. Rwose bakadushyiriraho. So muri iyi zone rero ni zone nziza yo gukoreramo buy, ndetse iriya zone iri hejuru ni zone nziza yo gukoreramo sell cyangwa se kumanukana n'isoko muri rusange. Urumva rero hagati ahangaha ho ni zone twakita zone neutre, donc nta kintu twemereye gukora igihe isoko
rigira ibyo ritwereka ariko ririmo hagati ahangaha ya reka ubu ngubu wenda iyi ni kuri gold ariko dushobora kureba n'indi pair kugira ngo birebe ko any kind of pair watekereza byakunda rwose. Reka turebe wenda USD GPY aba ariyo dushyiramo hano muri table, hano ni ukuvuga ngo wenda nk'aba okay, ibyo hano biragaragara, ndumva bigaragara. Uko byagenda kose noneho ni ukuvuga ngo ikindi gutradinga ubwo tuba turimo gukoresha time frame y'iminota 30 nk'uko bigaragara hano. Iyi strategy ushobora kuyifata ukayitestinga kuri demo account, konti yo kwitorezaho, ukabanza ukayikoresha wenda nk'icyumweru ukareba niba koko umusaruro waboneka uri positive. Sibyo? Ko urabona ko isoko aho ryagiye rigaragaza selling opportunity riri muri ya zone yo kugurisha, byanze bikunze urabona ko byari sawa rwose. Reba nk'iyi, donc iyo hajemo noneho n'aka kantu k'umuhondo biba akarusho. Iyo selling opportunity ifite high probability. Urumva kuva ahangaha kuzagera ahangaha harimo pips zitari nkeya mu by'ukuri, kubera ko turimo kurebera muri time frame ya 30 minutes. Reka turebe indi opportunity yabonetse nziza ya buy ariko ibonekeye muri iyi zone hasi ahangaha nk'uko nabibabwiraga. Urumva hari ngira ngo biragaragara. Wenda reka ndebe no ku yindi pair, kugira ngo ubone ko bishoboka cyane ko dushobora gukoresha iyi strategy kandi umusaruro mu by'ukuri ukaba waboneka, kubera yuko gushyira amaso kuri ekara umuntu akora analysis y'isoko buri munsi harimo, ntabwo biba byoroshye ko bisaba time kugira ngo umuntu afate icyemezo cyo kujya kwinjira mu isoko, hari ubwo bifata time, ariko wakoresha strategy nk'iyi ngiyi ikaba mu by'ukuri yagufasha. Iyi ni NZD GPY, imwe muri pairs zidakunze gucuruzwa cyane. Okay, reka ndebe muri major pairs aba ariho ndebera kugira ngo reka turebe nk'iyi GBP USD, imwe muri major pairs. Okay, hari ikintu bita kiba cyitwa, reba nk'aha hari opportunity nziza cyane bikomeye gukora buy hano. Hari ibyo twita high probability setups, ahantu uvuga uti aha hantu ninjiriye uko byagenda kose harimo pips zitari nkeya. Reba nk'aha aha hantu ni sawa kabisa. Uko ryazamutse rikagera muri iyi area byo rikagaragaza opportunity bearish, byaba ari akarusho. Imwe no hasi riramutse ryakoze hasi ahangaha rikagaragaza bullish opportunity, yarushaho kuba akarusho. Yo reba nk'aha, this is a very nice opportunity for buyers. Ariko urumva ibingibi wabimenya n'ubundi ari uko uri wa muntu ukunda kuba hafi iyo pair. Twarabibonye ko ni byiza ko wibanda kuri pair runaka. Hari abantu bahisemo gold na GBP GPY, akaba arizo bafocusinga aho uzo kare ebyiri gusa. Hari abahisemo GBP USD, iyi ngiyi mvuzeho, ndetse wenda na AUD USD, akaba arizo bafocusingaho. Ariko ubundi kuvuga ngo urajya kuri pair zose uko zakabaye, ntabwo biba ari byo. Umuntu agomba kugira izo yibandaho, niba ari pair 3, niba ari pair 2, niba ari imwe se, hari n'abibanda kuri imwe atabona opportunity akabyihorera. Ariko birafasha, bituma umuntu arushaho kumenya imigendere n'imikorere y'iyo pair muri rusange. So nugukanda kuri like na subscribe kugira ngo aya makuru meza ajye abageraho ku gihe. Iyi strategy umuntu ayishaka nyine, bwo urumva mbana hari nashyizeho namba muri description yamvugisha. Of course bwo urumva ntabwo ari ubuntu, ibintu byiza by'ubuntu ntabwo bibaho.
twavugana ariko nta kibazo. Like and subscribe kugira ngo aya makuru meza ajye abageraho ku gihe. Turi kumwe cyane rero vuba aha ngaha tuzagaruka tubaha andi makuru y'umumaro. Asante sana.